Nguhaye ikaze ku Bugingo bw'Ijuru TV. Uyu munsi ngiye kuba nabasha kukubwira amakosa 5 utagomba gukora igihe uhuye n'umuntu ku nshuro ya mbere. Ibi bintu ngiye kukubwira ntuzigere ubikora. Nimba uhuye n'umuntu ku nshuro ya mbere, azakubonamo ikindi kintu cyangwa kwitegereze agusomemo ibindi bintu. Iciza nuko utazabikora. Ngiye kuba nabasha kukubwira ibintu bigera muri 6 utagomba gukora igihe uhuye n'umuntu ku nshuro ya mbere. Nutabikora azabona ko uri umuntu mwiza ufite agaciro imbere ye. Nge mugiye kubana ni Mugisha Ben, ikiganiro nahazaza hanjye. Ikaze. Dore ikosa rya mbere utazakora tudatinze uhuye n'umuntu ku nshuro ya mbere. Ikosa rya mbere utazakora nuko wahura n'umuntu ukamusuhuza uko wowe ubyumva. Uko usuhuje umuntu niko bigaragaza uwo uri we. Nimba uhuye n'umuntu ukamusuhuza uko wishakiye, icyo gihe bizamwereka uburyo umwubashe cyangwa uko usanzwe umeze. Icyiza nuko wamusuhuza mu kinyabupfura cyiza, ukamusuhuza nk'ibisanzwe nk'uko Abanyarwanda basuhuzanya, umuhereje ukuboko kw'iburyo byaba bihagije. Ariko nuza n'ibindi bintu ugashaka kumwingira nk'umurasta, icyo gihe azakubonamo uwundi muntu. Uwo ari kwitegereza ntari wazabona, ahubwo azagusomamo uwundi muntu. Ntuzigere ubikora. Iryo ni ikosa rya mbere utagomba gukora nimba uhuye n'umuntu ku nshuro ya mbere. Ikosa rya kabiri utagomba gukora nimba uhuye n'umuntu ku nshuro ya mbere, ntuzigere muganira ngo muganire ku bintu bituma mugera ku mpaka. Cyane cyane usanga abantu iyo bari kuganira ibintu bikurira impaka ni politike, ibintu by'amadini ndetse n'ibindi birimo debate. Icyo gihe nubikora uzaba ukoze amakosa, kuko ni ubwa mbere uraba uhuye n'umuntu numubwira ugasanga muteye comment ku madini mukajya impaka. Icyo gihe azakubonamo nk'undi muntu, n'ubundi nimwongera guhura azakubonamo wa wundi uteye impaka, uje impaka ku bintu bitandukanye. Ntazakwizera, ahubwo we azajya kubonamo ya shusho ya wa muntu yahuye nawe ku nshuro ya mbere, akamubonamo umuntu ukunda gutera impaka, akaje impaka n'abandi bantu. Icyo gihe wowe nuhura n'umuntu ntuzaganishe ku bintu byatuma muje impaka, kuko icyo gihe uzaba umweretse ko uri seriye cyangwa ko ufite izindi mipango myiza zatuma ugira inama nziza kandi ukaba umuntu mwiza. Iryo ni ikosa rya kabiri utazakora nimba uhuye n'umuntu. Ikosa rya gatatu utazakora nimba uhuye n'umuntu, wivuga uri kumurusha ijwi. Kumurusha ijwi ntabwo ari kuvuga ngo kuvuga cyane, ahubwo umwanya wose uri kuwiharira wenyine. Icyo gihe azakubonamo nk'umuntu wiyumva cyane, utumva abandi ndetse utisobanukiwe n'abo ari hamwe nabo. Nuzamura ijwi hejuru uri kuzamura, nuvuga cyane ukavuga amagambo menshi ukabona waricecekeye, icyo gihe azaba akurushije ubwenge. Ahubwo nawe ntuzakore iryo kosa ryo kuvuga uvuge amagambo menshi, bitewe n'uko muri kuganira azakumva agutega amatwi, ariko wowe azataha ari kuvuga ko yabonye umuntu uvuga amagambo menshi kandi atakwitayeho. Icyo gihe iryo kosa nurikora uzamenye ko ukoze ikosa rikomeye cyane. Irindi kosa utagomba gukora nimba uhuye n'umuntu ku nshuro ya mbere cyangwa mugiranye ikiganiro ku nshuro ya mbere, ntuzigere uganisha ku kintu gisaba ubufasha. Nubona uhuye n'umuntu ku nshuro ya mbere akabona umusabye ubufasha nk'amafaranga ndetse n'ibindi, we nta kindi azacura yasura yamusabye amafaranga, yamusabye ubufasha butandukanye. Yego ntankubujije gusaba ubufasha, ariko nubigira akabona usabye ako kanya mugihura ubufasha, azakubona nk'umuntu uciriritse cyane. Ahubwo nawe manza wihagarareho, ubanze umutestinge urebe ko ibyo kumusaba amafaranga ari ngombwa. Hari igihe wavuga ukamusaba amafaranga bwa mbere ntaba gukoreye izindi serivisi yakagombye kugukorera, ahubwo wowe manza uceceke umutega amatwi. Numara kumutega amatwi, icyo gihe nawe nibwo uzabona kumusaba amafaranga. Ariko nuwibesha ukamusaba amafaranga umuntu muhuye ku nshuro ya mbere, icyo gihe azakubona nk'umuntu utavugisha ukuri, azakubona nk'umuntu ukunda gusaba
ndetse no kwinginga, kuko numusaba amafaranga ubwo uzaba uri kumwinginga. Iryo ni ikosa naryo ugomba kwirinda nimba uhuye n'umuntu ku nshuro ya mbere. Dore irindi kosa utagomba gukora nimba uhuye n'umuntu ku nshuro ya mbere: irinde kumubarira inkuru z'abandi ngo mugereranye n'abandi, cyangwa uvuge abandi bantu. Hari igihe wakwibesha ukavuga umuntu kandi uwo muntu ari inshuti ye magara. Nimba ari ubufasha uje kumusaba, icyo gihe ntabwo azaba akibuguhaye, ahubwo wowe gumana ibyawe. Wivuga ngo ngiye kukubarira inkuru runaka z'undi muntu utari wabanza kumenya uwo ari we. Nimba uhuye n'umuntu ku nshuro ya mbere, ntuba uzi abaziranye nabo cyangwa ubushuti afitanye n'abandi. Hari igihe wasanga uwo ugiye kumubwira ari inshuti ye magara. Iciza nuko waceceka, ntugakore ikosa ry'uko wavuga abandi bantu ukabibwira umuntu muhuye ku nshuro ya mbere. Iryo ni ikosa naryo utagomba gukora. Irindi kosa rya nyuma utagomba gukora nimba uhuye n'umuntu ku nshuro ya mbere: ntuzigere umubwira ahazaza hawe, intumbero yawe, icyo ushaka kugeraho. Ntabwo uba uzi neza nimba yakwishimiye cyangwa yakugaye. Ahubwo iciza nuko wowe waceceka ukabanza kumva ibye, ntumubwire ahazaza hawe cyangwa intumbero ufite, kuko ntuba uzi imipangu ze. Nimba uhuye n'umuntu ku nshuro ya mbere, ntugomba kumubwira inzozi zawe, kuko ntuzi uwo ari we, ntuzi uko yavutse, ntuzi uko yarezwe, ntuzi ikimugamije kugira ngo muganire. Iciza nubwo waceceka, ahubwo ukazamubwira ubutaha. Nimba ubona ari umuntu mwiza, ukabanza wabyigaho neza, ukabona neza ko ugomba kubimubwira. Aya yari amakosa utagomba gukora nimba uhuye n'umuntu ku nshuro ya mbere. Nimba ubikunze, kora subscribe ku Bugingo bw'Ijuru TV. Iki ni ikiganiro ahazaza hanjye, ahazaza hawe. Ugomba kuhategura hakiri kare kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Njye mwabanye na Mugisha Ben, ndabakunda cyane.